Umwami Yesu nashimwe. Ndabasuhukije bakunzi b'umusaraba mu izina rya Yesu Kristo, aho muhereye ku migabane itandukanye y'isi. Bifurije amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu. Abari basha kuri Getsemani Channel, ikaze mu izina rya Yesu. Yibanyita Jeanne d'Arc, nejejwe n'Imana mu mutima wanje wo kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana. Abasangwa hari hashize igihe tutabonana kuri uyu murongo. Ni amahoro pe, ni amahoro. Umwami Yesu araturinze. Ndongeye ndashima Imana ko yemeye ko tubana muri uyu mwanya mwiza tuganira ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana Data. Reka rero duce bugufi tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu, duciye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu. Imitima yacu itunganye mu izina rya Yesu, amatwi yacu yatunganye ndetse n'amaso yacu yatunganye mu izina rya Yesu. Utwuhagize amaraso ya Yesu Kristo, kandi turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye ko waturinze, turagushimye Mwami kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe ku buzima bwacu. Twemerere rero Uwiteka imitima yacu yagukire kumva ijambo ryawe, kandi kubwirwa neza nawe bituganze mu izina rya Yesu. Udukize unyuze mu ijambo ryawe. Ndakwinginze Mwami w'abami, ungire umugende kugira ngo mbashe kugeza amazi ku mitima isaraye. Uwiteka ganza kuri twe, ganza muri uyu mwanya mwiza. Ukizwa nawe nibyo dutegereje, mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen, amen. Turi kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo icyatumye Imana igusigaza no kugira ngo utunganye ibidatunganye. Turifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya mbere umurongo wa 5. Umutwe w'aho amagambo aratubwira ngo Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'i Kereti. Umurongo wa 5 haravuga ngo icyatumye ngusiga i Kereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Amena. Icyatumye Imana igusigaza ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye, kandi numara gutunganya bya bindi bidatunganye ukora imirimo myiza. Nta kindi Imana idushakaho, nicyo cyonyine. Aha rero Pawulo abwira Tito, kuko urugendo rwe rwari ruri gusoza, ageze ku musozo aravuga ati dore ngusize i Kereti, ni wowe nizeye, ni wowe mwana wanjye w'ukuri mu byo kwizerwa, ni wowe mwana wanjye size, ndakwizeye, ndakuzi kandi ndagusobanukiwe. Ngushinze gutunganya itorero ry'i Kereti. Amakuru yahavugwa ntabwo ari amakuru meza, ibihakorerwa ntabwo ari ibintu byiza, ariko ndizeye kuri umwana wigishijwe, kandi ndizeye ko umwuka w'Imana kurimo. Ndakwinginze rero sigara utunganya ibisigaye, ibyo ndabashije gutunganya, ibyo ndabashije kurangiza, wa murimo ndabashije kurangiza ndawugusigiye kugira ngo nawe utunganye Tito, mwana wanjye nyakuri ngunda. Imana ishimye. Mbese i Kereti ni banduki? Itorero ry'i Kereti ryari rimeze ryari ari itorero ngo abantu baho bari buzuye ikinyoma, ngo bari ari inyamaswa mbi, ari abanyabyaha, abanyabute, ari bangunda ndamu mbi. Ariko arababwira ati genda utunganye ibidatunganye, kandi Imana izabana nawe. Bandu b'Imana, Imana irashaka yuko natwe dutunganye ibidatunganye kandi bitameze neza, tubitunganye, kuko ijoro riraje, hagiye kubudika. Igihe kirasohoye yuko umugeni wa Kristo azamurwa. Ariko Imana itugiriye ubuntu, irongera twongore mu ijambo ryayo icyatumye ngusigaza, icyatumye COVID-19 itakujyana, icyatumye indambara itakujyana. Abanyarwanda murabizi, icyatumye udapfira ku iseta wibaruka ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye.
bajene ibitarabajyanye ni ukugira ngo mutunganye bya bindi bidatunganye. Impamvu mama wawe yagutwite kugera n'igihe akubyara ukaba ukuze ku rugero ukuze, ukaba ufite abana, ufite umugabo, ufite umuryango, ufite ubutunzi, ufite byose, ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Ntabwo ari ukugira ngo unezererwe muri bwa butunzi Imana yaguhaye, ahubwo Imana irashaka yuko utunganya bya bindi bitameze neza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Mika ibice 6 umurongo wa 8 haravuga ngo, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukunda ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Dore icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ngo ni ugukunda ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ibyo ni byo Uwiteka dushakaho. Dore iyo niyo mpamvu Uwiteka yagusigaje nanjye akansigaza, ni ukugira ngo dukunde ibyo gukiranuka, tuve mu byaha, tuve mu bugome, tuve mu bwicanyi, tuve mu busambanyi, tuve mu businzi, tuve mu burozi, tuve mu bintu by'ubupfumu. Imana irashaka yuko dukunda gukiranuka, tuve mu gusebanya, tuve mu mihanda y'abakobanyi, arizo nzira z'abakobanyi, tuve mu byicaro by'abakobanyi, tuve mu magambo y'abakobanyi, tuve mu ndekerezo z'abakobanyi. Imana irashaka yuko dukunda ibyo gukiranuka, tuba abanyakuri, tuvugisha ukuri, twirinde icyaha cyo kubeshya, twirinde ikinyoma. Ababikereti ngo bararaba kinyoma biteka, ngo bose babesha. Imana irashaka yuko twebwe rero ngo dukunde ibyo gukiranuka. Niba waravutse ubwa kabiri, ntabwo ukwiriye kubesha. Niba waravutse ubwa kabiri, ntabwo ukwiriye kuvuga mwene so kuva mu gitondo kugeza isaha yo kuryama, ejo naho umubyukire. Imana irashaka yuko dukunda ibyo gukiranuka, tuba abanyangeso nziza, dukore neza, kuko hari umwami uzaduhemba. Icyatumye Imana itanga Yesu ntabwo ari ukugira ngo tuve ngo byose yabirangirije ku musaraba, tujye tunezerwe, dusinde, dukore amabi, n'ubundi no gupfa tuzapfa. No, Imana yatanze Yesu kugira ngo njyewe nawe tutarimbuka, ngo ahubwo tuhabwe ubugingo buhoraho. Kandi ubwo bugingo buhoraho ngo ni bwinshi, kandi ubwo bugingo buhoraho burimo umunezero, kandi ubwo bugingo buhoraho ndakunanirwa, ndakugwara. Abari mu ijuru bo bose baguwe neza, bose baranezerewe, babayeho neza, kuko bagize ute? Bakunze gukiranuka. Kunda gukiranuka ni Imana igushakaho, ube umunyakuri. Aho abandi buzuye ibinyoma, abandi buzuye amatiku, umuntu nashaka ukuri agugushakireho. Kuri uwa Kristo kandi utari we, ahubwo kizwa neza. Niba bavuga ati pe, niba mushaka ukuri mujye kubaza runaka, ni umunyakuri kandi yari ahari, aravuga uko byagenze. Ari kibaze bashakira ukuri mu bakristo bakuburi. Icyamba ugakunda gukiranuka, kandi gukunda gukiranuka ni ugukora ibyo gukiranuka. Ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye ngunda gukiranuka kandi wareba imirimo yanjye ugasanga ndi uwo gukiranirwa, aho kugira ngo ngunde ibyo gukiranuka. Imana itugire neza. Pawulo rero abwira Tito, dore icyatumye ngusiga i Kereti, tunganya ibidatunganye. Kuko iyo dusomye muri Timoteyo wa 2 ibice 4 dusanga Pawulo arimo kuvuga ibyiherezo rye, asaba Timoteyo kumusimbura. Timoteyo ahagarare mu cyimbo cye. Mwene data, impamvu Imana yagusigaje ni ukugira ngo babera bajye kuruhuka, imirimo batarangije natwe tuyikore, tubasimbure, dushire ikirenge mu cyabo. Murazi amagambo Kristo yabwiye intumwa ze, navuze ati muzakora ibirenze ibyo ngewe nakoze. Amen. Tukiri mu isi ntabwo umurimo w'Imana urarangira, kandi mu gihe imbanda y'Imana itaravuga, ntabwo umurimo w'Imana urarangira mu isi. Uzarangira ubwo imbanda izavuga. Abapfuye bakiranuka bapfire muri Kristo Yesu bazuke, n'abazaba bakiriye ngo bazamudwanye nabo bazamuke,
basanganira umukiza Yesu. Dore rero impamvu Imana yatanze Yesu ni ukugira ngo njyewe nawe tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Impamvu Yesu bamwambitse ikamba ry'amahwa ni ukugira ngo njyewe nawe twambikwe ingofero y'agakiza. Impamvu Yesu bamuteye imisumari mu birenge ni ukugira ngo njyewe nawe tuvuge ubutumwa bwiza bw'amahoro, bw'ihumure, bukiza, bubwira abanyamibabaro ihumure maze ngo banezerwe. Impamvu Yesu bamwambitse urubindo ni ukugira ngo njyewe nawe Imana twambike umwambaro wo gukiranuka. None mugeni wa Yesu, umva icyo umwuka abwira amatorero: gukomeza icyo ufite, hatagira ukikwaka, hatagira ukwaka ikamba ryawe. Kiranuka, ukora ibyo gukiranuka, ukunda ibyo gukiranuka, ugendane n'Imana yawe wicisha bugufi, gukunda kubabarira. Ibyo ni byo Imana idushakaho kandi ibyo ni byo Imana yadusigarije. Pawulo abwira Tito: tunganya iby'itorero ry'ikerete. Ndagira ngo nkubwire muri uyu mwanya, itorero ni wowe kandi nanjye itorero ni njye. Dutunganye imitima yacu, dukora ibyo Imana ishaka, dutungane ubudasiba. Mu gitondo dutungane, amagambo atuvamo yaba amagambo ahesheje Imana icyubahiro, amagambo wowe uvuga aba amagambo anejeje Imana. Umuririmbyi wa 388 yararimbye avuga ngo tunganira Imana ubudasiba, uhora uyisenga kandi uyumvire, ngo ujye ubana n'abayo, ujye ufasha indushi, ndusibe na rimwe kuyikorera. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, gukorera Imana ntabwo ari ukubwiriza gusa. Gukorera Imana ntabwo ari ukugira titre ya apotre cyangwa se pasiteri, oya. Gukorera Imana ntabwo ari uguhanura gusa, oya. Gukorera Imana ntabwo ari ukuririmba, gukorera Imana ntabwo ari ukugaburira imfubyi gusa, oya. Byose ni byiza, Imana yashaka ko tubikora, ariko tugerekeho n'umurimo wo gukiranuka. Twera imbuto zikwiriye abihanye, twera imbuto nziza ziryohera abo tubana nabo nubwo biba bigoye, ziryohera abo twigana nabo, ziryohera abo dukorana. Dukunde gukiranuka. Niko Mika yatubwiye ngo umuntu gukunda ngo ibyo gukiranuka. Reka dukunde gukiranuka, dukore icyo Imana ishaka, tugende nguko Imana ishaka. Imana idutume hose, tuvuge ubutumwa bwiza butavangiye, butarimo indamu. Twere kubwiriza ibihwanye n'irari ryacu, twere guhanura n'ibijyanye n'irari ryacu, twere kuririmba n'ibijyanye n'amarangamutima yacu. Dukora ibyo, dukora ibyo Imana ishaka. Umurinzi avuga ngo tunganira Imana ubudasiba. Mu byo uvuga utunganira Imana, mu gihe ufashe fone yawe ureba ibifite umumaro, atari byo wareba undi abibonye ukaba wabura aho wihisha. Tunganira Imana ubudasiba. Umurinzi arongera avuga ngo tunganira Imana, ngo ujye ubana nayo, ujye ubana nayo. Reka nkubwize ukuri, nubana n'Imana uzasa nayo, nubana n'Imana uzasa nayo. Umusatsi uzagira umusatsi ng'uw'Imana, mu maso hazasa n'ah'Imana, uzavuga ng'umuntu w'Imana, uzambara ng'umuntu w'Imana, uzisiga amavuta ng'umuntu w'Imana, atari ya mavuta ya Satani, atari ya myambaro ya Satani, atari ya magambo ya Satani, atari bya bitekerezo byanduye bya Satani, aho kuzakora nk'uko Imana ishaka. Hari akaririmbo kamana kavuga ngo Imana yambaye amaso ngo yo kureba ijambo ry'Imana, yo gusoma ijambo ry'Imana, nyimuha n'amatwi yo kumva ijambo ry'Imana, ngo n'ibirenge byo gutambuka, atambukire mu butumwa bwiza, agendere mu butumwa bwiza. Imana itugirire neza. Ngo bana rero n'Imana ubudasiba, uzasa nayo kandi Imana izakugira neza. Muribuka Mose ubwo yazamukaga umusozi Sinayi, yawuzamukaga ababaye, Abisirayeli bamushavuje, bamugoye, akawuzamuka ababaye neza, ariko ngo yamanuka ubwiza bw'Imana bumwuzuye.
n'Abisirayeli ngo kumureba bikabagora, bikaba ngombwa yuko mbese banamutwikira, kuko ubwiza bw'Imana bwuzuye. Mose yasanye n'Imana. ngo tunganira Imana ujye ubana nayo, ngo nutumbira Yesu uzasanga we. uko mbibabwiye, nubana n'Imana uzasa nayo, nutumbira Yesu uzasanga we, nubana n'Umwuka Wera uzaba wuzuye Umwuka w'Imana, uzasa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera avuga neza, Umwuka Wera araduhumuriza, Umwuka Wera aradukomeza muri uru rugendo. ariko uzamara kabiri ukabana n'Imana, amagambo yazakubamo niyo amagambo yarimbura isi, niyo amagambo yasenya bene so, niyo amagambo yumva n'abantu bakifata ku munwa, ese na runaka nawe ajya avuga nabi, bakagutangarira bakumirwa. Imana idufashe. ngo bose bazamenya kubana na Yesu, bose bazamenya kubana nawe, ngo bareke ubugome bitabe Yesu. bene data, nidukunda ibyo gukiranuka, tugakunda kubabarira, tukagendana n'Imana yacu twicisha bugufi, ndakabuza abantu bazakizwa, nda n'ubu bizagombera yuko tubabwiriza ahuka impumuro yacu, bwa bwiza bw'Imana buzaba buturiho, buzajya bubasanga, bifuze kubana natwe, bifuze gusa na Yesu, kuko natwe tuzaba dusa nawe, bazifuza kubana natwe. Imana itugirire neza. ngo tunganira Imana ikuyobore mu byo ukora byose, ngo ujye usanga Yesu, ndiyirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. uyoboke Yesu niwe uzagufasha muri byose. hahandi ugira intege nke, kuvuga neza bikakunanira, nushaka Yesu uzasa nawe, azagushoboza muri byose. ngo tunganira Imana utuze umutima. mu byo ukora byose wihutiraho, were kwihutira kuvuga nabi, were kwihutira guca imanza, were kwihutira gukora ibitahesheje Imana icyubahiro. ngo ujye wumvira Umwuka Wera, ugwize urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. nshuti z'umusaraba, mugeni wa Kristo, umva icyo Umwuka abwira amatorero, kandi komeza icyo ufite, hatagira ukikwaka. nababwiye Yesu yambitswe ikamba ry'amahwa kugira ngo twambare ingofero y'agakiza. Yesu bamwise ikinyabinyoma, baravuga ngo n'uyu nawe yise umwami, kugira ngo adukenyeze umukandara w'ukuri. bamwambika umwambaro w'urubindo, kugira ngo njyewe nawe twambare umwambaro wo gukiranuka. bamutera icumu mu rubavu, ngo havamo amazi n'amaraso bivanze, ngo biva mu rubavu rwa Yesu, kugira ngo binyoze nawe bikoze, gutunganirwe rwose, imitima yacu ihweze inezererwe Umwami. Pawulo rero yabwiye Tito, tunganya iby'ikereti, tunganya iby'ikereti, kuko abantu b'ikereti buzuye ikinyoma cy'iteka, ngo ni inyamaswa mbi, ngo ni abanyenda mbi. maze rero nshuti z'umusaraba, Pawulo ashinga Tito gutunganya iby'itorero ry'Ikereti. itorero ry'Ikereti ryari ryanduye, itorero ry'Ikereti ryari ryononekaye, ngo nta muntu muzima wari ukirimo mwiza, nta muntu muzima wari ukirimo basoromaho imbuto nziza, ahubwo ngo bari buzuye ikinyoma ngo cyiteka. narabanyenda mbi, ari abanyabute, ari inyamaswa mbi. ngo ni umuhanuzi wabo wabivuze, muzasome iki gice mwitonze ku murongo wa 12, ngo buzuye ikinyoma cy'iteka. uri umukristo ariko uracyabeshya, uri umukristo ariko ufite inda mbi, urakora udakorera Imana, urakora ukora iby'inyungu zawe, inyungu z'abandi, urakora unezeza abandi. korera Imana yo mu ijuru kuko nizaguhemba. ndugahembeshe, kuko nuhembesha Imana izaguhemba iki? izavuga warahembwe. ukiri mu isi wahawe ingororano zawe, uransaba iki? Imana iturinde kure kuzabwirwa ayo magambo ameze atyo, ateye ubwoba, kuko umuntu uzabwirwa ayo magambo ntabwo azaraga ubwami bw'Imana. nta muntu uhembesha kabiri. no mu buzima busanzwe utuzi dukora ntabwo baguhemba kabiri, baguhemba kabiri wabikoreye, naho si kabiri bakuba
amasaha warengejeho. Imana itugire neza. Tito rero akora umurimo w'Imana nk'uko yari yabitegetswe, ahugura abakuru, ahugura abasaza, ahugura abakecuru, ahugura urubyiruko, abereka ukuntu abantu bakwiriye kwitwararika. Arababwira ati dore uko umwepiskopi akwiriye kwitwararika. Arababwira uko bakwiriye kwitwararika, arababwira ukuntu bakwiriye kwifata, arababwira ukuntu bakwiriye kwambara, arababwira ukuntu bakwiriye kuvuga. Arabahugura buri wese mu cyiciro cye, amuhugura nk'uko izo mbano zose yari yarazihawe n'Umwami Imana. Kuko iyo dusomye twitonze dusanga tubwirwa uko umwepiskopi akwiriye kuba yakitwara, akwiriye kwifata. Tito rero akomeza guhugura ubwoko bw'Imana. Iyo dusomye kino gice neza dusanga batubwira umwepiskopi uwo ari we, uko akwiriye kwitwara, ngo ni umuntu ukunda gucumbikira abashitsi, udashayisha, ukiranuka, wera, wirinda, ngo kandi ukomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo abone uko ahuguza abandi inyigisho nzima no gutsinda abamugisha impaka. Imana ishimwe. Pawulo aramubwira ati dore umurimo, dore ibyo nakoze njye ndarangije, sa n'usukwa ku bicaniro, ndarangije, nagwanye intambara nziza yo kwizerwa. Ariko wowe ni wowe uramukiwe, ni wowe ugomba gukora uyu murimo w'ikireti, kandi ukawukora neza, ukawukora nk'umuntu wigishijwe ijambo ry'Imana rizima. Aravuga ati umuntu w'umwepiskopi agomba kuba ari umuntu w'indungane, ukunda gucumbikira abashitsi, ukunda gukiranuka, wera kandi wirinda, kandi ufite ijambo muri we nk'uko yaryigishijwe, kugira ngo arihuguze abandi. None mwene data, wowe uhagaze ute? Uhagaze ute? Tunganya iby'ikireti. Reba umutima wawe, ese umutima wawe urakiranuka? Ibuka impamvu benshi bagiye, wowe urasigara. Reba babandi mwakuranye batakiriho, reba babandi batwise inda zabo zivamo, ariko iyawe ndiyavamo. None umwana arakuze, ni umusore cyangwa se ni ingumi, ariho ni amahoro. Icyo Imana itagukoreye ni iki ngo ushinge urubanza ngo ugihamye, uyihamye ati Imana kino ndi wagikoze? Ariko dore icyo Imana igushakaho ni iki, ngo ni ugukunda ibyo gukiranuka, ngo ugakunda kubabarira, ugakunda kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Kunda gukiranuka nshuti y'umusaraba, kunda gukora ibyiza, kuko icyo Imana idushakaho ni ugukora ibyo ishaka. Yaduhaye Yesu kugira ngo tuve mu mwijima, tuve ibuzimu tujye inyabugingo, tuve mu mwijima tujye mu mucyo, tuve mu kwambara ibicocero twambara umwambaro wera. Imana ndakitakoze kugira ngo umuntu wayo yaremye kandi imuremeye imirimo myiza, ngikunda imurokora urupfu rwa kabiri. Iyaturokoye impfu zo mu mubiri, ibasha no kuturokora urupfu rw'iteka. Ni twebwe rero kwihana, ni twebwe guca bugufi, ni twebwe kongera tukisuzuma, tugakora icyo Imana ishaka. Ab'ikireti nababwiye ngo bose ngo bari buzuye ikinyoma cy'iteka, ngo ari inyamaswa mbi, ari abanebwe, ari abanyenda nini. Ariko Tito aragenda akora umurimo w'ikireti, arabahugura, arabacyaha, abakwiriye gucyaha arabacyaha, abakwiriye guhugurwa n'inyigisho arabahugura, abakwiriye yuko yabahugura arabahugura. Ubwoko bw'Imana bugira ute? Buca bugufi. None mwene data, ibuka imihigo wahigiye Imana, ibuka bya bindi wabw'Imana ngo nikubwira gutya uzayikorera. None inshuti z'umusaraba, nabibutsaga gutunganya iby'ikireti, iby'itoro ry'ikireti, ngo niko ubwoko bw'Imana batari bakiyumvira. Kandi umuhanuzi waho ngo niwe wabihamije, ngo arahanura ubwoko bw'ikireti bwuzuye ikinyoma cy'iteka, ngo ni abanyenda mbi, ngo ni inyamaswa mbi.
bo ni abanyandegenge, avuga ububi bwabo. Kandi na Pawulo arabihamiriza ku murongo wa 13 nguko kwari ari ukuri. Ndakwinginze nshuti y'umusaraba, ongera wisuzume, utagawa n'Imana Data, uve mu mwijima ukora icyo Imana ishaka, uve ibuzimu ujye inyabugingo, ukora icyo Uwiteka ashaka. Umuririmbyi yatubwiye ngo tunganira Imana ubudasiba. Amagambo atuvamo reka abe amagambo ahesha Imana icyubahiro, ibikorwa dukora reka bibe ibikorwa binezeza Imana. Twere kugenda uko dushaka, twere kwifata uko tutari, ahubwo twegera Umukiza, tumubwiye twemere nubwo turi babi, Yesu waradupfiriye. Tumwibutse ati ubwo bakubambaga ku musaraba ninjye wakubambye, ariko none ndemeye nciye bugufi, nyeza y'amaraso wamenye ku musaraba, ayo niyo yanyeza ngera de, nta kindi cyanyeza. Uhamirize na Yesu umubwira ati nta kindi cyanyeza atari amaraso yawe. Nawe sayobewe ko nta kindi cyatweza, ariko aha agaciro iyo tuvuze ko ari we wenyine ushoboye, kandi ko kunani we wenyine ushoboye. Pawulo yari ari gusezera mu gice cya 4 Timoteyo, aravuga ati niwe ugomba kunsimbura. None mwene data wabatije ubwa kabiri, ugirirwa n'umugisha ukagabura ijambo ry'Imana. Ese aho usengera ku ngoranyambaga nguku ukagirirwa ubwo bundi, Imana ikagugira icyizere, ikaguha ijambo ryayo ukarigabura, ariko ntakuvugisha ukuri. Inda nini niyo iri imbere, ikinyoma nicyo kitwuzuye, ariko Imana ashaka yuko duca bugufi tugatunganya iby'ikireti. Ntabwo ari ukujya ikireti ugatega imbega ukajya ikireti, oya, ahubwo ni ugutunganya mu mutima. Itoro ry'ikireti ni wowe nanjye. Aho tutagenze neza duce bugufi, Imana itweze, Imana itubohore, idukize, iduhe imitima mishya, kuko ibasha gutanga umutima mushya. Yahinduraga isura ya Mose akamanuka umusozi Sinayi anezerewe, ubwiza bw'Imana bumwuzuye, kandi yazamukaga Sinayi ababaye, arushye, amajwi y'Abisiraheli yamubanye menshi, ariko yagera imbere y'Imana akaruhuka, kandi ikamusiga ubwiza bwe, ikamusiga icyubahiro cye no gukiranuka kwayo, ikamusiga igitinyiro cyayo. Ntabwo inaniwe guhindura umutima wawe. Wowe icyo usabwa ni ukuyemerera ati Imana ndaje ndakwihaye, ngoresha icyo ushaka. Icyo Imana idushakaho ni ugukunda kubabarira, ni ugukunda ibyo gukiranuka, ni ukugendana nayo kuyicisha bugufi. Ca bugufi aho uri, waturira Imana ibikugoye, uyibwire za ndigenge zawe, uyibwire bya bindi udashoboye, uyibwire bya bindi byakunaniye, uyibwire na bya bindi ugerageza bikanga, ugasanga wisanze mu cyaha, ugasanga wavuze nabi, ugasanga wabeshe, ugasanga wibye. Ca bugufi aho uri, Imana yiteguye kukweza, Imana yiteguye kugutunganya. Twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana ihoraho, Mana ifite imbaraga n'ubutwari ndetse n'ubushobozi, duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe radutsinze nguko ryatsinze ubwoko bw'Ikrete, ngo bari buzuye ikibi, bari buzuye ikinyoma, bari buzuye kuba mwami abanyandegenge, indege zuzuye muri bo. Ariko mwami wohereza umukozi wawe Titu, abahuguzi by'ineza, abahuguzi by'amahoro, baca bugufi. Natwe duciye bugufi, ijambo ryari dusohoreyeho, kweza mu izina rya Yesu Kristo, utuminjagireho amaraso ya Kristo, ayo maraso atweze, ayo maraso adutunganye. Niko senze nizeye none iteka ryose urakoze. Amen, amen. Imana ugire neza kandi ufate ingamba ukindukire rwose. Naho ubutaha, Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.